Ni inyubako ya leta iherereye hafi y'umuhanda ujya mu mujyi wa Kigali rwagati cyangwa se nanone ku muhanda uvayo. Ahahozwe hitwa mu Kiyovu cy'abakene. Ahazwi cyane ku izina rya Sopetrade. Ni inyubako yiswe Nyarugenge Pension Plaza. Ikoreramo ibigo bya leta binini bizwi birimo ministeri 3 icyarimwe, iy'urubyiruko n'ikoranabuhanga, iy'umutungo kamere, ibiro bishinzwe ubuvugizi bwa leta OGS ndetse na ministeri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi Midimar. Uyitegereje ni inyubako ibereye ijisho wayirebera inyuma cyangwa se uyinjiyemo. Abakozi bakorera muri iyi nyubako uko izi nzego zitandukanye uhereye ku mukuru barimo kugeza ku muto bahangayikishijwe n'uburyo iyi nyubako yatangiye gusadagurika. Inkuta zayo zatangiye kumeneka kasira ku buryo zimwe mu zifunganye zatangiye gutandukana n'izindi guhera hasi kugeza hejuru. Abakozi bato bayikoreramo batifuje ko amajwi n'amashusho yabo afatwa kubw'umutekano wabo, bagaragaje ko bamaze igihe bahangayitse kubera iki kibazo. Kandi ni mu gihe kuko twafashe umwanya wo kujya gusobanuza iby'iyi nyubako, tugahera ku buyobozi bukuru bwa ministeri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi, buri umwe agenda twoherereza mugenzi we, kugeza ubwo umuyobozi mukuru ushinzwe gukumira ibiza no kubyitegura hakiri kare muri iyi ministeri atwohereje ku mukozi muto ushinzwe ububiko, nawe utazi yaje guhita atangaza ko ntacyo yadufasha mu gihe abamukuriye banze kugira icyo babivugaho. Dore ko bose bahuriza ku kohereza kubaza amakuru yimbitse mu kigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority. Bamwe mu bakozi bakorera muri iyi nyubako usanga bagerageza kwihagararaho bagaragaza ko nta kibazo gihambaye gihari, ariko ku rundi ruhande ku bandi bakozi ntibivuze ko nta gihari kuko iyi ministeri imaze iminsi mike yandikiye ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority igaragaza ko kimwe na ngenzi zayo ihangayikishijwe n'ikibazo cy'iyi nyubako yatangiye kumeneka. Mu ibaruwa yashyizweho umukono n'umunyamabanga uhoraho wa ministeri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi bwana Antoine Ruvebana, ntajwi cyangwa ishusho y'umuyobozi w'iyi ministeri usobanura uko iki kibazo giteye, ariko nanone amashusho y'inkuta zayo ashobora kubisobanura. Nubwo birinze kugira icyo badutangariza, ubwo yari mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Ngororero mu gikorwa cy'iyi ministeri cyo kuzamura imibereho myiza y'abaturage binyujijwe mu kubongerera ubushobozi mu guhangana n'ibiza, Ministre Serafine Mukantabana uyobora iyi ministeri yifashishije itegeko yibukije abaturage bikurikira: guhera ku mudugudu, rero na mudugudu nawe ubwe guhera ku muturage w'ubwe bazirikana icyo kibazo cy'amanegeka. Umuntu niba atuye mu manegeka yirindira ngo intuza inkangu cyangwa se umwuzure ubanzuza umutwarira umuryango. Kongira ngo nibyo navugaga kuko hari n'itegeko rihana abantu bitegeza urupfu cyangwa se batuma abandi bashobora kuba bapfa kubera ibyemezo bibi baba bafashe. N'umuryango cyangwa umukuru w'umuryango wakomeza kwinangira ngo sinimukanga kubera ko ari gakondo y'iwacu, umuryango ukagira ikibazo, we nubwo yaba ntacyo yabaye yakagombye kubibazwa kubera yuko ibyemezo aba yafashe ni icyemezo gishyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ibi birahura n'ibyo bamwe mu bakorera muri iyi nyubako basaba ko bimurirwa handi bataragerwaho n'ingaruka izarizo zose zishobora kuvuka nyuma. Ibi bakabihuza n'icyumweru cyahereye ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu 2016 kikageza ku ya 28 z'ukwa gatandatu 2016. Iyi nyubako yose ikorera mu ministeri 3 itagira amazi, kugeza aho abashaka gukora ibikorwa by'isuku nto bavuga ko bajyaga mu mujyi no mu bwiherero bwo mu zindi nyubako zituranye nayo. Gusa nanone hashize umunsi umwe iki kibazo cy'amazi gikemutse. Ntawe ushobora kwemeza ko iyi nyubako itubakanye ubuhanga nkenerwa atavuganye n'abahanga mu by'ubwubatsi bayifite mu nshingano. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority bwatubwiye ko nyuma yo kwifashisha abahanga b'iki kigo mu by'ubwubatsi buzagira icyo butangaza nyuma yo gusuzuma ubusabe bwa ministeri y'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi ku nyubako ikoreramo abanyarwanda batari bake. Iyi nyubako Nyarugenge Pension Plaza yatangiye gukorerwamo mu mpera z'umwaka w'2012. Ubimaze imyaka 3 irengaho gato gusa ikorerwamo imirimo itandukanye ya leta.